isi irahararuka. Tuzi utekane ni mu gihe, ariko ntege amatwi yombi nimare shavu ntera agahinda, nkubwire ibyaharutswe i Gasabo nyamara bihatse ubukungu bitavugwa. Mbe cyogere mu nyambo, rugina ruhora umutware ku mutima, ruririmbwa mu mahina, nyirinkindi ihamije imyato, wabuze iki iminsi ihatse? Iteka uciye ni ihame, uhana ishyihirwe urariharaze, uwo bicikiye utabishaka ukinga ukuboko nk'ingabo, n'uwo ushaka ukamuhisha izuba. Ese isi izahora iguhunda impundu, ngo ishyari bisabane n'ibihubi, maze Gasabo isakara ibyishimo byawe, bibe birambye imitaga n'imitaga, ko hari ubwo iyi si y'ibirandura. Reka ducudike ngo ucire amarenga, ngutere kumenya icyo iminsi ihatse, hataje utazaba mu mazi abira, uzira kuba intamenyerera ku muziro, ukaba umwaka ibyiza bikakuba kure nk'ukwezi. Burya isi irahinduka, umuntu agasaba uwo yimye, cyangwa agahinduka nyamwanga iyo zavuye, akanga umwami wamugabiye, bitaba iby'amaherere akamugera amajanja, akamutera icyasha n'ibyagane, akambya agahanga agahindana, yamara gucikana no gucogora, yanogonowe n'intimba, yahindutse akabarore n'icuro ry'imigani, akishinga akisanga ari imyavu, isura n'imisusire bisa n'iby'uwanyoye inzobya, kwiyakira bikaba inzozi, umutima ugatura kure y'igituza, agatungurwa izuba riva. Jya uzirinda n'inono z'ingendo, jya uzirinda uhorana ituze, ubutabera buba ikirango cyawe, ubutabera buba ikiragano cyawe kizira amakemwa, icyago cyawe kizaba inkuru y'incamugongo kuri bose. Emera umuruho ngo wuse ikivi, unoze umurimo uwurinde amahugu, uhugure ubwenge wanjye urugomo, nunyagwa ubutunzi uzagumane ituze, ngo uwifitemo amahoro ntiyumve ibimuharamba. Ntuzatinye isi nihinduka icuraburindi, rubanda ruzifuza ko urukamira, nta kabuza igihe kizeyuka, wongere ubone umucyo utamurutse, wizihirwe intsinzi ikugejeje ku mutsindo, nubwo isi ihararuka. Rayon Sport yacu, habwa impundu hamwe imyato, ibyishimo byawe bidusabe twese, tubisakaze bidasanzwe no mu batakuzi, maze akamwenyu kabaranye inzira yose, no mu iherezo ry'inzira gasabanya agatuza. Muratangiriwe, muramira mudacibwa n'inzamba, ugenewe mu ngeri zose mbese idaheza, n'isogongera ikagira ikiyaga cyuje cyusa, n'umutima ugasendera umutuzo. Si ukubiryoshya ngo mbihamye umunyu, ni impamo ntavuga ntagira, hano watwika inzu ngahisha umwotsi, bitege bindi ko birivuga mu by'imisozi igihumbi, bikurikiranye n'amahanga. Niba abasheshe akanguhe bicunga utubando, ibitwerere by'ubukombe bikwizihirwa, abasore n'inkumi bakazenga y'ibyishimo, n'ibibondo bigashisha byumva, wahera hise imyita umubeshyi. Reka nkubwire imvano y'ibi, ujye ibigwi nkamije imyato, mpagaze kuri iyo n'iz'igikundiro, ufite y'Imana n'abo yahanze, ari wo murage w'ibyishimo dusangamo. Bitangira umwami w'u Rwanda rwegurira Kristo, ndaruka ibimera by'ibirasizwe, icyuzi cyamaganwa nk'inyanza, ikibuga cya Tusitwa, niho kwigisha Rayon Sport, ubutaka bwa kabiri bigisha Abel Wanshawa. Aho u Rwanda rwabereye urwa Kristo, niho Rayon yabereye inyuranye, n'inkomoko y'ukurwa na byose, n'izingiro z'ubutwari bukomeye bw'amashyaka, abawutesi rikaduharanya. Ubu kuko duhaguruka tuyoborwa, tukifatira amakipe tuyoboza ayandi, iyo tubazwa tukaramutswa intsinzi, umutsindo wacu ni ugutegurira ibikombe. Tuzarokera gukotana ntitutizamo, amakipe yo mu murwa twayafatanye umujyi, ntagitera kuko turaje duhorahoze. Iyo n'umunsi n'amakipe
kuvuga si ukwishongora nubwo ari cyo gishonga byahamye ruhagoza aricyo kirango gikwiye n'ishema rya ruhago yacu mu mahanga n'andi makipe agendera ku izina twaharaniye. ngiki igihe cyiza kandi gikwiye ngo mu Rwanda no hanze batwumve, sinzi aho bajya ntiduseruka, icyo uzi ni uko basumbirijwe biteze ko mpinduka nk'abavunduzi. bafana beza ntiduhagurukiye dutere ingabo mu gitugu ingororugamba zinjira mu rw'amahina ngo zidutamirize ibyishimo nyabyo, dukanda akanyenyeri n'akego ngo tuzamure urwego mu ruhando mpuzamahanga. kandi iki si ikimwaro, niryo hame n'icyerekezo cyiza cya ruhago ikwiye idusaba gushyigikirana twese, muze mwese dususurutse imitima, abatwigimba bakwirwa imishwaro. mwamenye ko n'abandi bafana abandi makipe babiterwa n'inzara ibajora ibondo, naho ubundi umutima wabo wiryamiye kuri murera weza imitima ikazira umunabi. muze mwese abo dusangiye ibyiza, dore ko nta n'ubihejweho yo karamba, mu mpuzankano y'umweru n'ubururu duteteze ba mukeba, igitinyiro cyabo gihinduke ntacyo, twizihirwe u Rwanda rwacu. urukundo ruteye asyi. warabutswe maso y'inyana, imbere n'inyuma atemba itoto, uko ateruye agatengerana n'uruhanga utabasha guhanga, ugahuruzwa n'impumuro atama inzira yose. ukabura uko wifata ugatunagurikwa, umutima ukadunda intambwe ugatera insobane, wagira ngo uratuje mubisikanye, ugakebuka ugahanga intambuko ye, nawe yakebuka indoro yawe ikagutamaza. ugahurwa iyo ugiye ugatanzira, ukijajara ngo umubwire akajambo, utizeye ko agutega yombi, ngo uhapfa wavutse ugafata umwanzuro ngo wururutse umutima umutura akawukomotseho. ubwo umusuhuzanyije igishyika akagusubizanya n'inseko yuje ituze, ineza ikagusakara umutima, uko wakamurangamiye ubutarambirwa, bigahumbya wanzitse kumutaka. sibwa gusabye kwitsa ngo buragorobye, ukamukeka uburere n'ubuziranenge, utunsuhuriza ababyeyi bagize ihirwe, bakesha rugira ugena byose, wabahaye kwibaruka ikirenga. akagusubiza ati ndabishimye, mugatandukana utabishaka, ukamurota ku manywa y'ihangu, ukarora amaso yateretse inkesha n'uruhanga rwe rw'uruhehemure. ntihaciye kabiri mugasubukura muhuje, iminsi ikicuma mugacudika bicinyiye, umugambi mukanoza wo kurushinga, bigasakara mu nshuti no mu miryango. ibyo mbabwira si inkuru mbarirano, ni ibyanshyikengeraho nshyanuka, ubusenzi bw'ubugaragu mbuteye ishoti, imiryango ihamya inama, n'ababyeyi bitegura gutanga impundu. ese shenge ko nasobwa akantu, ko hasabwa nyirankumi hakarongorwa nyiranzatsi, ariko uzarutaha rwitwa urwanjye, ngo rube urutujuru rudateza ubwega, ngo rucumbe umwotsi n'isi rwote. nyamukobwa yambereye uwundi, ingeso iranga isumba nyirayo, nkayanda ndi isumba amaboko, nkamutima mucyo uhora urehareha, cyangwa umugabo w'igisambo wayura hazi. ngo uwo araraguza imihanda yose, yisegura umwijima yiyorosa ijoro, abamuzi bagatebya ngo uzuru bakadutangare. nawe ati icyo nshaka ni aderesi, ntakabaye icwende byo ntikoga. sibwo rurema mbereye byose, mugwa gituma ntabikeka, ndatungurwa wo ngo ntabirenze, nintuze n'ibyo mbonye n'ibike kurusha ibisanzwe. agahinda kandema mwikome, ndagarwa mubaza amajwe, ngambwire niba nta n'agatima yigeze, ankurira inzira ku murima ndumirwa, ni rwa rukundo ruteye asyi. reka urugomo rutera uruguma, utabona nkwitegereza mu gihe cyo kugukunda, ibi bituma nguterekera amaso butobo, nuko ahubwo mba nakurangariye, nibaza inyungu iri mu ngiro ikuranga. niko ye
kwigirwa indakoreka bikugira uwuhe? Kurangwa n'urugomo ukabaho ugomera Imana n'abo yahanze biguhira ihe zina? Ko nkeka hari ubwo uzazima ubikesha kuzikama mu byaha. Reka nshiruke ubute nkubwiza amashira kinyuma nundusha amashagaga ushinga ijosi rwose bimwe byawe by'amahane yarusha imbwa iryana. Tujye impaka niyo zaba izango turwane, ariko nibura tubone umuti w'icyo cyago cyagusabiye. Ngaho tobura uvuge rwose akakuri ku mutima, uve imuzi n'imuzingo umbwire icyo wabonye mu rugomo rukwambuye ishema rukakwambika ikinegu. Inkwakuzi ya Serugina inyamibwa ikangaranya, ukwigimba wese ngo uhurura nk'isura ukamuhutaza utiziganya. Ese ko mbona baguhinduye igifuru ugafureka, hakaba hasigaye gato disi ngo bahamye mu cyico ucurame, bakaba bagucuranguye hafi yo gucura inkumbi, uzagarukira he? Kudakoma se n'akarimo k'intare idahunga bukware kaba kumiye mu gisenge cy'akanwa? Cyangwa nibura utangiye gushyira ubwenge ku gihe, mbonereho kukubwira ibyagutera kuramba. Kw'inka ya nkoronga igira inkomoko, nkawe amarere n'amahane ubikomora he? Nibura tumenya aho duhera duhana, wenda tubyite ko ari inyana imwe bita iya mweru, cyangwa bibaye bya impamo nyine ngo ibyara mweru na muhima, na bimwe bavuga ngo nta rugo rubura igitoryi. Ntega amatwi rero nkununike, burya urugomo rutera uruguma. Komeza ukuruguture neza nanone. Igitunga umurwayi kimenywa n'umurwaza, ukeneye gutuza ukamenya gutunga duke tuzira induru. Kandi nkubwire, amatwi yumva byinshi, amaso abereyeho kureba, nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Nudahindura ingendo ngo wimenye nyiri gatwe gato, bazakanagamo imijugujugu gahore gatatse ingoma nk'izo ziguharaze mu gahanga, zikagutera ipfunwe n'ikinegu, bikesha kwishongora n'ubupfu buke ngo urindwanyi. Itamenya abato n'abakuru ikazira kubaha, igahirwa no guhindana. Uzaba iciro ry'imigani, uzarinda utaha nta nkuru usize imusozi, kuko nyine urugomo rutera uruguma. Ingendo ikwiye. Nyir'ubuzima buzima buzira umuze n'umuzerero, bwuje ituze bukaba izingiro ry'inzira nziza izira icyasha. Mujye muzira kumusuzuguza muca mu nzira zitagira shinge. Ingeso mbi nizibe umuziro, tuzinuke twese ibitugusha mu nzarwe y'isayo, tutazagwa mu byaha bituzika mu kuzimu, ubuzima bukaba inzozi, inzogera zikazirenga tutakirangwa n'amizero. Zirikana uwo uri ingenzi, nutatira igihango wagiranye na rurema ari cyo kumubera igisingizo kimurata mu mvugo no mu ngiro, uzaba wisenya. Uzisanga uri insuzugurwa aho kuba uw'agaciro, ubiciro ry'imigani ujya ubura n'uwuganyira, kuko abakuzengurutse ntacyo bakurengeje. Mu mvugo jya uvuga ibifututse, amagambo afutamye n'ateye ishoza b'ikizira. Uziririze kuzura akaboze no gukomeretsa imitima y'abaguteze yombi, bityo imvugo yawe ibe yuje ubuhanga buhuza abantu n'abandi. Ibyo uvuga bijye bihururirwa na bose, ngo bakuvomeho ubumenyi, bubatere kubaho mu ituze rikwiye umwana w'umusumba byose. Uraba inyamibwa mu ngiro, ube icyitegererezo mu bikorwa byawe, umurimo unoze uri ku isonga, kandi uzire kugira uwo uhutaza witwaje uwo uri we, ahubwo uyobokwe na bose ngo basangize ibyiza byawe. Ese hari ubwo ujya ujijinganya wibaza ku myitwarire yaba ikwiye,
wenda ngo ushingire ku magambo wumva n'abandi rimwe na rimwe ari n'amahomvu ariko bayasigirize wumva usa n'uwasigaye ahari ari bo bari mu kuri. oya se kandi ntibikagutere guteshuka, burya baba bigiza nkana, baba bikomeza kandi bihakanyabugabo ngo barebe ko bakurikirwa n'imbaga nyamwinshi maze intero Yesu rw'umwe, ariko nabo bazi ko bidakwiye ndetse barenze ihaniro. Ikibabaje bifuza gusubira uko bahoze, nawe ushaka kohoka mu majwi yabo aho kubagarura mu nzira nzima no kubasubiza icyizere cyo kubaho. Wibuka umwari twahuye nawe ubushize yiruka amasigamana yigemuye rwose, boshye inyoni yijyana mu mutego cyangwa imbeba iseseka agahanga muri rwagakoco, ngo yumvise ko kuba hatiyandarika ari igisebe gisigaranywe na bake, ngo keretse iwabo baroga. Mbega gupfa rubi! Tuvuge se ko ubu uwamuroze we yakarabye cyangwa ntaratangira kwicuza ibyo yishoyemo? N'uwagira Imana yagira ababyeyi baroga, bataroga ubwica, bakaroga imyitwarire ibereye umwana w'u Rwanda. Uwagira imyaku yabura uburere kuko buruta ubuvuke, akisanga ari umwasama wisanze akora ibidakwiye. Ese iyo ubona impinja buhinja zasinze zandika iminani zitahawe, nyamara mu mitwe harimo zeru, ubona warahombye iki? Iyo ubona bigize ibisare se batagira icyo batinya, barabaye inshuti n'amagororero, ntagire n'icyo abamarira, ubona warahombye. Ese iyo ubona bananiwe kubaka izabo kubera ingeso zabananiye, intonganya n'amazimwe, gucana inyuma no kutubahana, kudahaba abo babana agaciro no gutererana abo bibarutse ari byo bibaranga, wumva warahombye iki? Ikibabaje abantu bose babishyize mu mitwe yabo ko kubaka rugakomera ari inzozi, mbese ntawe uba yiteze kugira urugo rwiza, aho kwigira ku bidahwitse bisenya izubatswe mbere ngo turebe icyo twahindura nibura ngo byange nke ntabigizemo uruhare, bityo umuryango nyarwanda ube igicumbi cy'umuco n'uburere nyabwo bukwiye. Ngingendo ikwiye aho twageze dutaguza tugana ikibi n'ingaruka mbi zacyo tukazibona, nibiba ari nako duhagurukana ibakwe dutaguze nanone, ariko mu nzira ihabanye n'iya mbere, twegukire icyiza twese kitubera injyana, twizihirwe twese intero bimwe, umuco woye gucika. Intasi y'impyisi yabira amaka. Garukira aho shenge kumenya igeno n'icyo ugenewe, unoze ingendo utazagoka, ukabura ingoma wari ugenewe, ijabiro hakazateka undi ari wowe wari igikomangoma. Wikunda intati gutangariza ibihuha, ugatwarwa n'ibyo ugakurizaho gutuza, ukumva utunganiwe rwose, ugatora itiro rwose kandi wugarijwe. Dore uraterwa ntiwite kumenya aho igitero giturutse, watsinda ntumenye ibyo watakarije ku itsimbaniro, ngo nutagera ugereranye agaciro k'iminyago utabarukanye n'ak'ibyo watakarije ku rugamba. Ese ko amagara aguranwa magana, ni icyo wagurana ubuzima? Nubwo amata aguranwa itabi se, ngo iyo ari cyo umutima ushatse, roho wayinganya iki? yewe amagara araseseka ntayorwa, yatererwa hejuru buri wese agasama ye, yasigasire rwose niwo mutungo utunze uruta iyindi. Nawe se iyo nshinze ngo ni sekibi igushuka, ikagusiba isura nsa yuje ihoho wahoranaga kuri roho, aho guhogora ugasetswa n'uko gusize amase, ugashimishwa n'uko yagusigiye isahani isesuye amafunguro ateye amerwe,
nyamara nturore ko yayasize inyuma y'umushibuka utabasha gutoroka, ukagumya gutaguza rwose ugana urupfu. ese aho ntuzaganya nutabasha kugera ijanja ku mbehe wari utumbiriye? n'intasi y'impyisi nuko yabira amaka, iraducaca ikamenya ibyo dushaka, ikabidutega mu nzira zo gucumura, tukajagurika tukareka inzira itugeza heza hazira amaherere shenge. Rutagira isoni ya ruvumwiyo itugira abashizi b'isoni, mu mvugo tukaba ibyihare bihara amagara n'amagana, ngo kugira ngo tugere ku yindi ntera tugaterana amagambo, ndavuga yatameshe n'ay'ibiterasoni, tutaretse n'ay'ibishegu, tugashega twese ngo naka si umuzigo yashyize hanze, ararenze bwahe bwo kajya ko yarenze ihaniro, n'umuzigo w'umuziga ukaba umubana umuziro. erega nta mugabo utagira icyo aziririza, utazira imvugo itanoze, ubugabo bwenge ndabukemanga, wasanga yarabyirutse bwaramaze kugabwa, akagabana ubusa akeka ko ari bwo bugabo. iyo igira itya ikadutera kunebwa, kwanga igitebwa shwida, kuyoboka iy'ubugwari ngo oye, ubujura bukatwugariza, naka bagashyira hasi bakadiha, inkweto bagata hirya, umukandara ntawo ugacigatira, rubanda ngo umujura n'uwo, ntibigutere isoni ngo wumve ikinegu, utubuzima n'ubu. uzi ko itubiba mu rwango, ukanga uwo mudafite icyo mupfa, ukamupfana ntacyo umushinja, ngo mba numva nta cyiza mwifuriza, uretse kugira ibyago no kurimbuka, ukica umuntu mu mutima, ukamushyingura akiri muzima, wamubona isesemi ikabira, isereri ikaza ukenda kumukorwa, ubitewe n'ishyari n'amatiku, ubwibone n'ubupfu ndetse n'ubupfura buke. simvuga ibi nk'incyuro, sinuwo mbwira, njye ndivuga, mvuga wowe, nkabwira uriya, ngo twe namwe ndetse n'abariya bose duhinduke tumutsinde rwose, ibyo si iby'i Rwanda. uzi n'ibindi, vuga ngo ukagira inkuru n'umunwa wo kwibara. ubone ngo umukazana wanjye agira cyangwa ibitenge bibiri rwose mu bukwe bw'umwana wanjye nibyariye, nkamwoza nkamukuza, nkamurihira amashuri ndetse ahenze, nawe ngampaye za makado, ntampe nibura ibyiza nk'iby'umukazana wo kwa Nyirasafari yamuhaye. shange nahise mwanga rwose, yanteje ikinegu n'ikimwaro, nta mukazana umurimo, najya kubyara ntakambi, mbwire sinzamuherekeza mu bitaro, yewe ntateze kumbyarira n'umwuzukuru, azabajye yifashe. none se mubyeyi, kukwambika ari we umenya urugukwiye, ukaba utaramubwiye impano wifuza mbere y'uko aza, umuhungu wawe wareze ko wamureraga n'umukobwa arerwa, ibyo utahawe n'umugabo wagushatse ntubigurirwe n'uwo wibarutse, nawe ntubyihahire, ukaba utarabihawe n'abakwibarutse nawe ubwawe, kuki ubitega ku mukazana? ese ni we wo kukumara ubukene? ahubwo mvuze ni mu cyaro, umva noneho mu muri mwana wa turiya dufoto rwose wanyeretse uri kumwe n'umukwe wanjye muri ku mazi ni twiza pe mana we, mwari mwaryoheje yubu mana, nabikunze pe. ariko uzi ko ndinze ngana uko suriya ataranjyana ku mazi ngo turye ubuzima, kandi rwose mwana wanjye urabona nanjye mba mbikeneye rwose, ahubwo se wazambwiriye umukwe wanjye
nimwongera kujya gusohoka nanjye mukantumaho tukajyana ku mazi rwose no muri hoteli ko hangwa neza, cyane ko mwe muzi n'uko bigenda rwose mbafite hafi yanjye mukanyerekera uko bigenza. Wenda ndakabije niba umubyeyi w'umunyamujyi atari ukabije kumva yakwizihirwa yanitse amahaha ari imbere y'umukwe ku mazi, erega zirahiga bamwe bakabihirwa rwose urwango rukabira. Cyangwa ugira ngo Sekibi ni umuntu aradushuka tukohoka akadutenguha tugahora dusuherwa. Bana umugore mu cyaro muhuza kandi muhuje intego ari ugukorera hamwe no gutera imbere. Rurema bigeho abiha umugisha, mukore bikunde mugere kuri byinshi. Uwakubahaga nk'umuganje umukennye agutenguhe mukize, agutesha icyizere cy'ubuzima, abuvurunge rwose umwumve wibaze niba ari we. Umugabo utazi kuryoshya wuzuye igihu mu maso, icyaro nicyo kimwuzuye, nta mugabo umurimo pe. Ibintu biba bimurimo ni akazi gusa, nta kindi kindi aba atekereza. Atangire kwisohokanira n'inyanga guhuma zidafite icyo zihomba, azihunge ibintu n'ibindi, ibyo mwaruhiye bihuhwe n'umuyaga musigare muririra mu myotsi. ngo ni umugore se gusa? wavuze se umugabo ukuzana agukunze abona uri igishongore ntawe uguhiga, uburanga uburusha bose, igihe kigere shitani muhuma amaso atangire kubona utwana kuzunguza hasi ati inkonda, asambire byinshi ahure n'uduke ashyitsa, ubwo wabonye ishi itamba ngata n'urwo yari yambaye. utwo mwari mutunze dushyirire mu mahabara, abana yabyaye babura amarezi. si ukuvuganye ndavuga n'akari murore ruremadinde gusa gushira isoni maze nimare ishavu. ibyago bibaho rwose keretse udatuye i Rwanda, nubwo nyasanga ariho harangwa bike, ubundi twakaranzwe n'amashimwe. umuntu arware kanseri n'umwijima cyangwa igifu kimwe n'ibindi birwara bishobora kuba bikomeye, niyumva uburibwe ngo abaturanyi mfite aha se batume ntera imbere, n'ishyari ry'abasabye imitima baranyishe bo gatsindwa, abibibe mu babyaye n'akayitwa umurozi, atyo abana bakurana uwo munabi. ngajye nge yorora inkoko norora agaca, yihaye kutumara nta mahoro azaronka tukiri imusozi. erega urwango rugashora imizi ikagwa ku iriba rwose, si ugushisha bamwe bakimuka cyane ngo bahunze inzigo, aho bagiye byakunda ngo nturora, naho byakwangwa ngo yankurikiza umuruho nyakwicwa n'umuvumo, umpamikiye bene aka kageni, nyamara shenge imvana ari ukutamenya. Sekibi yaradufasha aradukomeza, ahera ku woroheje ntiyasiga abakomeye, yibasira abatatibagiwe abakuze, dutera rugira utugize intimba, tumuhisha amaso tumutera umugongo, kabone n'ubwo twagakwiye gutsinda bigakunda, ariko twamaze kuba imbata z'uburoko bwe n'ingoyi atuzirikisha. iyo zicitse tunanirwa kugenda ngo duce ukubiri n'uburiganya bwe. sibwo nyamusore ateye inda umukobwa wa naka, akibimubwira amutera utwatsi, amutsembere rwose ateho amukurira inzira ku murima,
ati iwacu batera inda ntibayitera indaya nkawe, imanika amaguru aho ibonye ikaraya aho igeze, ntawe nkuzi nakwiyamye utazanyanduriza izina. Nyamukobwa agataha atumva atabona, agahinda kakamushengura akarira yo kwarika. Ababyeyi babimenya ati twaruha habyaye batwibarutse, naho twe tubyiruye icyomanzi. Akabyara agowe akarera agotse, umwana agakura yavamo umugabo. Ise ngo yemwe nahemuka rwose, uriya ni umwana wanjye namutereranye atari njye, nabuze uko mbyitwaramo. Ubwo nguwo atarwanyeho mu ntege nke aramurwanaho atekanye, akavuga amagambo n'amangambure, yaruha agataha. Sibwo habaye ibirori, umwana agacyuza ubukwe, akizihirwa no gushima nyina wamwitangiye. Undi agashinga urubanza ngo yubahwe nk'umubyeyi. Se w'umwana ingofero nziza batake mu ruhanga, isanga itatse amasaro mu biganza, mbese agaragare nk'umutware, ashimwe ko yabyaye ariko ntagawe ko atareze. Ugira ngo kandi ubwo ngo ntibizana n'imihari, rega ibyo mvuga si ukubeshya, kanatsinda ntawe utashukwa ngo agwe mu manza aganya n'ubushukanyi bwa shitani. Ariko icy'ingenzi ni ukudaheranwa ngo woye kurwanya ibishuko bye, umutsinde rwose kandi urabishoboye. Ngo naho wibeshye wibuke kwisuzuma, wigaye usabe imbabazi ndetse n'icyemezo cyo kutazasubira. Intasi y'impyisi yabira amaka, ikatujijisha ikaduca icyuho, yaduca muri humye ntitwigire ku byo tubonye, ngo duhindure umuvuno tukaguma mu icuraburindi, tugahinduka ababi bidakwiye, tukamarana duhindanya isi, tugasubirana ntacyo dupfa. Tw'isi yagakwiye gutegaho amakiriro, tukaba ari twe tuyihirikira mu manga. Nitugarukire rurema inzira z'ikigendwa, tumusabe imbaraga zo gutsinda ibishuko n'ibitudindiza, bitsindwe mu izina rya Yezu. Tuba bashya twese tube bashya twese tuzira ubugwari, ubugwaneza budutubera ikirango. Mbese ubu ntitota itemba amatama yacu, aho kugira ngo amatama yacu atembeho amarira. Nzagera ijabiro. Inzira irahari, icibwa kandi ikanyurwa n'umuhanga watojwe n'uwaduhanze atabikesha kuminuza. Inzira irahari rwose ni umuharuro. Byoroheye ingamiya kunyura mu mwenge w'urushinge kurusha uko banyagutengamara twayinyuramo, ariko njye niyemeje gusohora ijabiro amahoro. Inzira irahari rwose, nzaca kwa Jambo, sinzajijwa rwose ngo nciye ubusamo yuzuye abajura biteze kunjanjagura agahanga, ngo mpinduke umuhanzi uhanga nk'uwahanzweho na rusenzi ubutuvutse ubuzima. Nzaharanira kugira urukundo rurumparanya, nkunde bose n'abanyigimba, indatirwa bahizi nisunge rudasumbwa, usaba gusiga byose ibi bimbuza gukwirwa inzira, boshyuwe umunyesindwe, maze ntware umusaraba wanjye umbere dira ariyo karanga cyerekezo, mbonereho intambwe yaciye ajya kuncungura, nyikurikire rwose ingeze ku rupfu, ducemo nemwe ngere ku mukiro yaturonkeye, rwose ijuru nzaritaha. Useruka n'isindwe. Buryaga nta musinzi wo guseruka n'isindwe,
kumwe abasumira bidutera isoni, bikamutera ikimwaro, nta kamaro nta gaciro mu gusoma imfura utariyo, ngo uyikura mu gakuzi ikagutesha ikuzo, wayikura mu icupa ikakuvana mu bagabo, yamara kugucuza ikuzo umaze gucogora ikagucubya ugaciririka, ukabura ijambo, ibyo uvuze bikaba ay'umusinzi, inzira ikakubana ndende ugacuranguka, ukizihirwa n'uko rutakuva mu kanwa, boshya abandi barucira. Nyamara kuyisoma buhoro biyitera kuba imucyurabuhoro, amahoro agasaba aho uwayisogongeye yaciye hose, yaramutsiwe n'impumuro y'abapapa, bakamwakirana yombi bakamuzimanira nta mpaka. Bati ubwo yaganiriye n'abandi bagabo bamwunguye inama zubaka urwacu, ntiruteze gucogora. Ururimi. Ese ukunda kuvuga nkanjye? Ese iyo uvuga iki? Imvuga yawe ishingiye ku ki? Ese umenya uwo ubwira cyangwa ukeka ko bose ari kimwe nanjye? Buriya guhura si ukugongana, si ugusakira buragi bizira ijambo, kuko aribyo byakugora kubarura abo mwahuye mukabisigana iyo mwibarabara, ntawe ubasha kubara inkuru y'undi. Guhura nyabyo bigira imvano, ntabahura badafite icyo bahuriyeho cyangwa ikibahuza ngo urugwiro rube rwose, kimwe n'icyatera rwaserera ngo kibatere imihari, ariko nta kirenze ururimi muri byose. Abahujwe n'imihari bagira imvugo yabo, abahuje urugwiro bakagira iyabo, abahuje Imana bavuga kwabo, abahuje imirimo bakavuga ukwabo, n'abahuje agahinda bakagasangira ukwabo. Mu mvugo niho biva, mu ngiro niho bijya. Ntukibagirwe n'akari ku mutima gasesekara ku munwa, n'umunwa utuma umenya nyirawo. Wagira umunwa muremure, wagira uvuga make, wakoresha ibimenyetso, byose hari ikibigenga. Ngira ngo wumve kandi umenye, ni ururimi arirwo ruhuza abantu. Ururimi. Ururimi rurasenya, ururimi rukubaka, ururimi rurateranya, ururimi rukunga, ururimi rurica, ururimi rugakiza, ururimi rurarema, ururimi rukarimbura, ururimi ruraryoha, ururimi rukabiha, ururimi rurajijura, ururimi rukajijisha, ururimi rwifuriza ihirwe, ururimi rutera ishyarike, ururimi rurambura, ururimi rukambika, ururimi ruragaba, ururimi rukanyaga, ururimi rurahisha, ururimi rugahishura, ururimi rurashinja, ururimi rugashinjura, ururimi rutanga ituze, ururimi ruteza ubwega, ururimi rutera umunabi, ururimi rukeza umutima, ururimi rutera ishyaka, ururimi rugaca intege, ururimi rutera kuramba, ururimi rugakenya, ururimi rutera ubushyamirane, ururimi rugatera kunga ubumwe, ururimi ruteza ubwega, ururimi rugatanga ituze, ururimi ruzura akabuze, ururimi rukabika ibanga, ururimi rubumbatira ukuri, ururimi rukimika ikinyoma, ururimi rusigasira umuco, ururimi rukawuca, ururimi rurasabanya, ururimi rugasebanya. Ururimi ni inyama yigenga, akari ku mutima ngo gasesekara ku munwa, no ku mutima hakeye, n'ibiva mu kanwa biba byera. Uvuze amahomvu rumwita igicucu, nyir'ururimi runoze rukamwita umuhanga. Jya umenya kurukoresha neza, kuko nyir'akarimi kabi yatanze umurozi gupfa.
jya umenya kwitwararika mu mvugo, ruzagusiga igitinyiro n'igikundiro, ubeho uberewe n'ikuzo ruzagutamiriza. ngo Imana iravuze, mudukiye ku bujiji bujejeta, mukatujora uko mubishatse, mukajijwa mutubwira ibyo tuzi, twatuza mukadutamiriza ubucucu, ngo nibwo twacuditse nabwo tukabuha n'icumbi. Yego Imana iravuga yo kavuga, ikavugisha uwo ishatse n'igihe ishaka, igasohoza icyo ishatse mu gihe cyayo, ariko ivuga igikwiye mu gihe gikwiye, kikazira icyasha, mbese kizira amakemwa. Yo ubwayo igira iti, utarasamwa mu nda y'uwakwibarutse nari nkuzi, nari narakwitoreye ngo mbere intumwa, genda rero umvugire, ntutinye turi kumwe. Niba iyakara itegura uwo ishaka, ikamutegura ikiri urusoro, ikamutegurira ijambo rizira amakemwa, yatunguka akazira gukemangwa, n'icyo yaterewe kikabanza imbere. Mbese burya niyo yivugira, wowe ukaba igikoresho, ukizihirwa no guhindura uwo ushatse, ariko wowe banza umbwire, umare amakenga rwose, ubundi urinde, wateguwe ute, kandi wateguwe nande? Ndabyumva yatoye Sawuli wayitotezaga, ariko ibanza kumutegura, amaze gutuza imuha izina rishya, ahinduka Pawulo. Ariko se wowe ko ukiri wa wundi, guhinduka mbona ari inzozi, guhindana ariyo nzira. Umugore wafashwe asambana, mbese umwe w'igicibwa, amaze gucishwa bugufi, dore ko uwababariwe akunda cyane, yakira impuhwe zayo azinukwa gucumura. Mariya Magadalena si we watangaje inkuru nzima y'izuka, ariyo iruta izindi, abikesha guhurwa ikibi, akakira icyiza kikamutera ishema n'isheja, akakigira intwaro n'ingabo icyarimwe. None wowe urinde wo kuvugisha yombi ngo Imana iravuze? Ivugana na mutima wuje ikibi se? Yateye kikamera nk'uko uteye, kigakura kikaba inganzamarumbu, kikagusaba umubiri wose? Uharya ngo uri umuyobozi w'abaririmbyi n'umutoza, mu ngoro y'Imana uba wahanitse, igisenge kigenda kuguruka, mu ijwi ryiza rinyura bose ukarerusha Rusifero. Kuririmba neza ariko ntumenye uwo uririmba, abo utoza wabagize amahabara yawe, wababona mu ngoro muramya rugira, ntiyababona ijoro mwiyorosha igicuku, igikorwa ari imbanziriza rupfu. Uri umukobwa uyubuje uburanga, wiyemeje gutega abavugabutumwa, ukabatera kugwa mu nyenga, wiyibagije ikigenewe uzagusha umwe mu bitorewe na rugira. Ni wowe se wasizwe amavuta ngo uvugire iyakare, Rurema akagutora agukunze, akagutaka bitambutse, akagesoka kanga urwo yaguhaye ukaruhurwa, ngo hari aho ubona utwana tukugwa mu byano, tukakurutira uwo washatse, ukadusengerera iwawe isarisarika bose, mu gukinga rugakinga batanu. Harya ni wowe mugore w'umusirimu, utazonsaba uwo wabyaye ngo atazagwa, ukayobokaho ibyumba n'ubutayu, ngo bagukeke gusenga, nyuma yaho atazonsa abo yibarutse, akagabizwa abagabo batagushatse. Urinde ijambo uvuga warihawe nande, ukuraho imbaraga nk'izo, ku buryo utinyuka gusangirira ku meza matagatifu n'icyasha kikuzuye, nyuma ngo Imana iravuze. Simpakanye ko Imana ivuga, niba ikuvugisha n'iryo hirwe, njye simbeshye ngo ibi irabimbwiye, ariko yampaye ubwenge n'umutima, ngo njye nsesengura kandi nshungure. Aragowe uwiha ijambo, akararika imbaga ya rugira, ngo niko Imana ivuze, ayibeshyera ataziranye nayo, no mu birota atarigezemo. Arahirwa kandi uwo yihitiyemo, agarura yihizihiwe no kuyivugira, icyiza kikamuhora ku mutima, mu bibi akayiyambaza ngo imutabare, izamutererana mu magorwa.
izamutera nk'igiti cyo ku mugezi, amababi yacyo azatohagira, yera imbuto uko igihe kigeze, agira ishya n'ihirwe ataretse n'ubugingo bw'iteka. ureke maboko asumba inzika, uvuga Imana yabigize umurimo we bwite, nk'akarima k'igikoni basoroma bwije, amaturo uzi ko ayaca umuzizi, ngo yahindutse amenyo y'Imana. Yego atunga abakozi bayo, ariko bifite inzira byagenewe kunyuramo, atari icyizere uwagiriwe cyo kuyabara ukayapfunyika atakugenewe, ntutinye no gupfunyurura ku kebo k'abakene. Gabanya akaboko karekare, umusumba byose si uko ateye, ejo utazakwitura ugaseba, ugasaza ukunda gusebanya, n'ikinyoma cyawe ngo Imana iravuze. Akamaro k'uhoraho mu mage yacu. Waba uzi umusumba byose, ndavuga uwisesu, waba uzi umusumba byose, ndavuga nyine usumba byose, umusembereza umugisha we kuri bose, na byose bikamukesha umukiro. Izo za Karisimba zisumba bitavugwa, n'umusozi muremure ku isi Everest, ntiwakwisumbukuruza ngo uyireshyeshye nawe, kuko igayitse mu gihagararo imbere y'uwayihanze. Uwo ni we rutarutwa, abami ntibimata bishatse, ibikomangoma n'ibindi bikomerezwa bidagadwa imbere y'uruhanga rwe rwisesuye ikuzo rugataha mu butungane. Uwavuga ibigwi bye ntiyabiva imuzi n'imuzingo, ngo yanze icyo agera ubwo yanzura, kuko aho kwanzurira aba ari nk'intango. Reka nkubwire icyo amaze, ntibanze ku mirimo ye yose, kuko ntayibasha, ahubwo ndababwira duke tw'ingenzi namubonyeho, kuko uko akora bisumbye kure ubwenge bwacu, bityo murumva ari nk'igitonyanga mu nyanja, ariko bibe nk'intango nintera mwikirize, ibisingizo bimurata muhereye ku byo yari yabakoreye. Ni iki gituma amahanga asakabaka, n'imiryango ikajujura ibitagira shinge? Abami n'abatware bahagurutse icyarimwe, bishyira hamwe ngo barwanye Uhoraho n'intore ze, bati nimucyo ducagagure ingoyi badushyizeho, tunajye kure iminyururu batubohesheje. Utetse ijabiro mu ijuru we arabaseka, Uhoraho abaha urw'amenyo, ababwirana uburakari, ubukare bwe burabakangaranya. Uwahaze isi n'ijuru, uhaye byose kubaho bamukesha guhumeka, se ninde wo kumuhangara? Hahirwa twabamutinya, bakamwubaha kandi bakamutabaza mu magorwa. Gusa hari abatubona kuko turi muri iyi si y'amagorwa bakatunenga, ngo nk'abo batindi badateze gutera imbere, ba nyiri ibyago n'ingorane wagira ngo barahuriweho amakara y'icyitwa ikibi cyose, ubundi babayeho bate? Abo bareke ntibazi icyo Uhoraho ari cyo mu mage yacu. Uhoraho ni ingabo idukingira, ni ishema ryacu, niwe kandi dukesha kwegura umutwe. Turaryama tugasinzira, twageraho tugakanguka, igihe n'imburagihe Uhoraho niwe udushyigikira. Erega Uhoraho niwe utabara, akadukiza ibidutsikamiye, akamena amajigo y'abanzi bacu, n'abagamo akabakura amenyo. Iyo dutannye Uhoraho aradukosora, atadushyizeho uburakari. Yadusanga duhinda umushyitsi,
umubiri wose, amagufa yacu ajegajega, akatwomora inguma, akaduha n'ihumure, tukabaho tuzira agahinda. Abiyita abanyamahirwe abiyita abanyamahirwe byabakomerera bakabura iyo bakwirwa, bagahagarika umutima, amaso agahenengera kubera agahinda, kuko batamufite nk'umurengezi. Naho njye niyo naba ndi mu magorwa nkagutakambira uransubiza, niyo kandi igisubizo kitabaye kimwe abandi bakeka, urankomeza ukampa kwiyakira, nananirwa ukanyakira. Abatabizi bakibaza impamvu mporana umuneza, n'iminkanyari ikaba umuziro mu ruhanga rwanjye, bo bagahogora shenge kuko badafite uwo baganyira. Uhoraho niwe munani wanjye n'agakiza kanjye, ntacyo nzabura yewe habe no mu byago. Ishyari ni ishyano. Nuko Imana irema muntu, imureba mu ishusho ryayo, nyuma isanga atazaba wenyine, bityo imuremera umufasha bakwiranye, ibigirira kwihesha ikuzo, ibikora uko yabishatse ntawugishije inama. Iyo rudasumbwa niyo yagennye aho umuntu agomba gutura, imutuza mu ngobyi ya Edeni, ngo agenge n'ibindi biremwa rurema yahanze. Umunyeshari Sekibi bwamuteye, akamuterereza ubupfura buke no kutita ku mategeko y'Umuremyi, nawe agashyanuka akamukurikira mu nzira y'ubuyobe, ariyo kwigereranya n'uwaduhanze. Ngashaka kubaho nk'Imana, ndetse ngo ntakeneye kuyoborwa nayo, nawe amenye nk'iby'izi no kugendera ku mahame yayo ni ubujiji, aca ubwenge atyo guhera ubwo aciye bumutera guciririka. Nyamwanga iyo zavuye sibwo yigimbye uwamugabiye, akirukanwa atyo ubwenge yiringiraga bukayoyoka, n'uwamushutse akamutenguha, akisanga ari ingera mu ruho. Ntibigarukiraho, bikamwokama bikagera no ku bamukomokaho. Mu kwibaruka yibaruka Kayini, uburiza buzira kwizihirwa n'ibyiza by'abandi, yivugana umuvandimwe amuziza gushimwa n'uwahanze byose, uwatuye ituro rizima rizira icyasha, Rurema akarishima ahasiga ubuzima, Rurema amutera kuyerera, nteka ari we sekuru w'ibirara byose. Ugira ngo byashiriye aho se? Oya da, ikiremwa muntu cyimitse umuco mubi wo guhora urekereje, ngo iby'abandi ntibikabemo ihirwe, icyo utunze rubanda bakacyifuza, ngimvano y'ishyanga ritera irindi, n'ubwambuzi bwabo bushukanyi cyangwa ubujura butujujubya. Ubushukana cyangwa ubujura butujujubya. Ibi si ibya rubanda gusa, no mu bami byima mbere yabo, utaretse no mu bakozi b'Imana. Ibuka Dawudi wimitswe n'iya kare, abenguka umugore w'abandi, abizi neza ko afite umuganji, shenge wakundaga Rurema, kandi agaharanira ko ubushyinguro bw'Imana bwubahwa, kandi agaha agaciro iwabo n'abagaragu b'umutegetsi n'umutegetsi w'ubwe, bahabwa agaciro kabakwiye. Ariko aryamana na Betsabe umugore we, amenye ko yasamye ntiyarekeraho, yicisha Uriya ngo akunde amwegukanira umugore we. Uvuga Imana yatumye Natani kuri Dawudi, ngo habayeho abantu babiri mu mujyi umwe, ari umukungu undi ari umukene.
umukungu akagira intama n'ibimasa bitabarika, umukene nta kantu namba yari afite uretse agatama yari yaraguze konyine. yarakagaburiraga maze kagakurira iwe kumwe n'abana be, kakarya ku byo yaryaga, kakanywera ku nkongoro ye, kandi kakaryama mu gituza cye. kari kamubereye rwose nk'umukobwa we. umukungu rero ngo aza kugendererwa n'umushyitsi, ntiyatekereza gufata mu ntama ze no mu bimasa bye ngo azimanire umugenzi waje iwe, ahubwo afata ka gatama ka wa mukene, nuko azimanira uwo mushyitsi we. iryo ni ijambo ry'Imana. sibwo Dawidi arahiriye Natani ko uwo muntu akwiriye gupfa, kumbure we wicira urubanza ku byo yakoreye Uriya agatwara umugore we. yego rwose nawe niba urangwa n'ishyari no kwifuza iby'abandi, ugahora wumva abandi badakwiye guhirwa, wigaye, si ngombwa ko abandi babikubwira, nawe urabyumva nk'uko Dawidi yumva ububi bw'ubuhemu, nawe wabwumva. ikiruta byose ni uguca bugufi ukigarura, ugasaba rugira imbabazi inzira zikigendwa, atari ukugaya abandi ngo wowe kwimenya bikunanire, ahubwo ukinjira mu mutima wawe ukavanamo icyitwa ikibi cyose. mu mategeko y'Imana harimo kutifuza umugore w'undi, cyangwa isambu ya mugenzi wawe, cyangwa itungo rye, yewe habe n'umugaragu we. hari n'abibeshya ko icyaha ari ukwifuza. oya da! kwifuza ni kimwe mu bitugize, ariko ujya wifuza ibyiza kandi biciye mu mucyo, unabyifuriza abandi. ujya wumva ishyari ryiza ni ukwifuza kugera ku byo abandi bagezeho, byaba ngombwa ukabarenza. ibyo ni byiza rwose, upfa kutumva ko ugomba kubasubiza inyuma cyangwa kubahemukira ngo ukunde utere imbere, ahubwo ukishimira ko bajya mbere, mwese mugafatanya urunana mu iterambere. niwanga ko umuturanyi wawe atera imbere, jya umenya ko n'iterambere ryawe uriciye akaguru rizajya rigusanga bigura intege. nugerekaho umuvandimwe wawe, gutera imbere biba inzozi, naho nubyishimira uzacana ubone bazacana ubona aho urahura. nuterwa utabare, nutabara ukazabanire neza abo wasize. iterambere rije iwe rizaba rigusatira. ujye utambuka n'ubwema n'ubwemarare, bitari bimwe by'abamarana bakarushanwa bashaka ibiboneka aho gufatanya kujya mbere. muntu ucisha amarozi ngo umareho urubyaro rw'uwo rurema yagushyize hafi, ntiwigaye. wigaye wowe unanirwa gukora, ukumva uzarya imitsi y'umuvandimwe wiyushya kuya. wigaye wowe uhorana imigambi mibisha ku bandi, wabigeraho cyangwa ntubigereho. haretse nawe umubyeyi wirirwa utoza abawe kwanga abavandimwe n'abaturanyi n'inshuti kubw'ishyari ryawe wigaye, kuko ishyari ari ishyano. ni Hitayezu wa Kayijuka ka Serukotsa rwa Ruhage rwa Bigwako bya Muhutu wa Muhondo gwa Nkwaya Nkwakuzi. bifata ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima, ishyikana ku mubiri ingeri yasumbye inkiko, nyamucamuka atanga bari bakagacira icyungo mico myiza yahaciye. ni Hitayezu Sosthene ubifuriza ineza n'amahoro bikuva ku Mana, kandi mboneraho no kubashimira mwe mwese abagumye gukurikirana iyi channel yanjye ya YouTube.
kurusha ibi ngibi, kubera yuko ibindi turi gutegura noneho kubagezaho biri ku rundi rwego, haba kuri karite y'amajwi ndetse n'amashusho, ariko nanone icyo nabashishikariza cyane muri ibi bihangano bagerageje gushyira hamwe uko ari 13. Icya mbere ari isi irahararuka, kigamije nyine kwigisha abantu ko nubwo none byaba bimeze gutya, ariko ejo ushobora ku isi kuguhindukiraho ugahura ugera mu yindi situwasiyo utari witeguye, mbese ushobora guhura n'ingorane zitandukanye mu buzima, zaba izo wikururiye cyangwa iki, ariko icy'ingenzi akaba ari ukwitwararika neza kugira ngo niyo byagenda nabi ariko ubu nta makemwa. Nanone kandi icya kabiri ni ikivuga ku iyi ekipe ya Rayon Sport. Ni ikipe nyine njye ndi umufana w'ikipe ya Rayon Sport, nifuje nanone kubasangiza ubutumwa buri muri iyo kwishimira iyo ekipe. Ikindi gihangano ni ikivuga urukundo ruteye hasi, kigaragaza uburyo hari uburyo umuntu nyine akunda akajya mu rukundo, ubona umuntu wigira umubona nk'aho ari umunyamico myiza, ariko igihe kikazagera akaguhinduka ukagera aho wibaza niba ari urwo rukundo rwose rudakwiye, nyine narwo naruvuze. Ikindi ni reka urugomo rutera uruguma, kigamije nyine kwigisha abantu kubaho neza babana mu buryo budafite abana n'abantu bose mu mahoro, kuko iyo ubaho uri umunyarugomo, urwo rugomo narwo haragera ukugarukira kukugeraho. Hari ikindi gihangano cyitwa Ingendo Ikwiye, nanone kigamije kwigisha abantu imyitwarire myiza iboneye yagakwiye kuranga abantu mu buzima busanzwe. Ikindi ni Intasi y'Impyisi yabira amaka, cyo kigaruka ku buryo ki shitani akenshi itujijisha ikatwereka ibintu bikari byiza, natwe tugaca mu nzira zo gucumura kugira tugere ku byiza, ariko nyirizina ari byo bidakwiye. Twagakwiye nyine guhora tureka ntitubone uburyo sekibi ibisigiriza ibintu, tukabona bibi ari byiza tukabyirukira, ahubwo tugakurikira inzira nziza nyine iboneye. Ikindi ni igihangano kitari kirekire cyane cyitwa Nzagera Ijabiro. Nzagera Ijabiro ni igihangano cyiza cyane, kivuga nyine ni nk'umwanzuro cyangwa se kwa kundi umuntu afata icyemezo akavuga ati ngiye ngomba kugera kuri ibi. Nanjye rero niyemeje kugera Ijabiro, ndetse nkavugamo n'inzira yo kugerayo, inzira ikwiye nyine abantu bagakwiye guhora bavuga, bagafata nk'umwanzuro bakavuga ati mu buzima bwanjye ngomba kwitwararika, nkaba umuntu ugendera mu nzira iboneye kugira nzagere aheza. Hari n'ikindi nanone gitoya nkacyo cyitwa Ntawe userukana isindwe, kivuga buryo ki ni ibintu bibiri, kivuga wenda abantu banywa bagasinda, rimwe na rimwe inzoga ikaba ishobora kubakoza isoni cyangwa se ikimwaro. Ahantu wakumva inzoga gusa wakumva n'ibindi bishobora kukubata, bikaba byagutesha agaciro. Nyamara wenda mu buzima busanzwe inzoga atari mbi, ushobora kuyinywa wayinywana ubupfura nyine ntigire ikibazo bitera. Hari n'ikindi noneho cya 9 cyitwa Shyiramo Imiyaga Nyagasani. Iki kigamije kwibutsa Imana bimwe mu nawe ukeneye kuruhuka. Hari abantu baba bafite ibibazo bikomeye cyane mu buzima,
bakaza babona bagira nibo basigiwe umurage w'ibyago n'amakuba. Abo ngabo rero bashobora gusaba Imana ikabashyiramo imiyaga, ariko noneho no kubisaba ubundi bagakwiye kujya wibutsa Imana ukavuga ati uzi ko kugira ngo ukunde, uzi ko nagukorera, uzi ko uzi nawe nibura ukagirira. Ikindi cya cumi ni icyitwa ururimi. Ururimi ni igihangano nacyo kivuga ibyiza n'ibibi by'ururimi. Mu yandi magambo, ururimi rushobora gukoreshwa neza bikagira icyiza, nyine bikakugeza ku cyiza, ariko iyo urukoresheje nabi nanone ururimi nanone nyine biba bikurushaho. Uko rushobora gukoreshwa neza rukarema ururimi, imbaraga nicyo gikoresho cya mbere gifite imbaraga mu bindi byose, ariko iyo gikoreshejwe neza gikora byiza cyane, ariko cyanakoreshwa nabi kikagira nyine umusaruro mubi. Noneho hari ikindi nanone cya cumi na rimwe kivuga ngo Imana iravuze. Aha ngaha kigamije kubwira abantu bashukana akenshi bitwaje Imana. Ugasanga umuntu aragenda akavuga ngo Imana yavuze ibi n'ibi n'ibi, ariko ugasanga nawe ubwiwe ntabwo azi iyo Mana avuga iyo ari yo, ndetse ntabasha no ntazi, nta mishyikirano agirana nayo, ntayikunda ku buryo bugaragara. Kandi Imana mu by'ukuri umuntu ijya guha ijambo ryayo kugira ayivugire, agomba kuba hari relasiyo nyine ya hafi nayo. Ikindi ni akamaro k'uhoraho mu magi yacu, igice cya 12 kigamije kwigisha, kwibutsa abantu ko nubwo yaba ari mu byago cyangwa mu makuba, ariko Imana ihora ari ifite agaciro. Burya hari igihe ubona n'umuntu akomerewe ariko ukabona arakomeye, ariko mu by'ukuri ukabona n'undi ubona byo yaraciyemo ariko nyirizina ukabona araganya. Ni wo mumaro nyine uhoraho, noneho by'umwihariko no mu magi arigaragaza. Icya nyuma rero kibuza abantu kugira ishyari, cyitwa ishyari n'ishyano. Ntabwo bikwiye rero ko umuntu yabaho ari umunyeshyari. Nyine iyo ugize ishyari burya ni ishyano uba wikururiye, kuko ntabwo bikugwa neza nawe ubwawe, biguteranya n'abandi ugasanga nta kintu kizima ushobora kugeraho. Nibyo rero 13 nari nsanzwe narabishyize ku rubuga rwa YouTube, ariko nagerageje kubihuriza hamwe kugira ngo ubwo butumwa bwumvikane neza kurushaho. Nibyo kandi navugaga, ntabwo wenda byari bitunganyije neza ku buryo bw'amajwi n'amashusho ku buryo abantu babyishimira, ariko icyo nari ngamije cy'ibanze ni ubutumwa bwiza bubirimo. Ariko ngira ngo nibura mbasabe mugerageze kubishyira mu ngiro, bubagirira akamaro. Noneho kandi ushobora no kukunyura ukabusangiza abandi, cyangwa none uretse no kubusangiza abandi, ntawe ushobora gukora kubukunda ukabigaragaza, ukora like, ushobora gukora share ukabusangiza abandi nyine uko narivuze. Ushobora no kwiyandikisha ibyo twita subscribe, kugira ngo n'ubutaha ibindi bihangano tuzabakorera bizabashe kubageraho, cyane cyane ko byo bizaba bitunganyije neza. Ubu turi muri studio, noneho ntabwo turi gukora mu buryo busanzwe. Ibindi bizabageraho ari ibihangano binoze, biryoheye amatwi ndetse n'amajwi bigaragara. Noneho ikindi navuga ni ibyo bita comment, cyangwa se kugira icyo uvuga kuri ibyo bihangano, cyangwa se kungira inama. Ibyo nabyo ushobora kubikora, cyane cyane ko buriya muri iyi si abantu benshi bakunda ko umuntu ababwira ngo yego iki gihangano ni cyiza, ariko
ukabashima, ni byiza cyane rwose, kabone niyo wumvishemo ikosa ukajya ukamushimagiza, ariko nyirizina bigatuma umuntu atagira aho ava n'ahagera. Biba byiza rero iyo umuntu umubyeyi ati ariko ni byiza, ariko aha n'aha wahakosora, aha n'aha harimo ikosa, kugira ngo utaha ibihangano bizagende neza kurushaho. Nkomeza rero gushimira n'abantu bakunda ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ruhatse ubukungu muri rwo bidasanzwe, ushobora kugera kuri byinshi rwose iyo wifashishije ururimi, ndetse runumvikana neza kurusha n'izindi ndimi zindi iyo rwakoreshejwe neza. Basaba rero kugira ngo mu buzima busanzwe tujye dushishikarira kurukoresha neza, wenda naho twibeshye, ariko tugerageze niba guhora twifuza kurunoza kurushaho. Ndabashimiye rero mwese, mbifurije amahoro y'Imana, mujye muhaha mu byo mukora byose, nyine rurema ababe hafi, ababere byose. Shalom.